cyakora mu gihe mubitekerezaho reka twakire Madame Alice mu mabuye y'agaciro ngo aturuka muri Kongo angana iki. Urakoze cyane Sandrine. Ntabwo dukeneye amabuye ya Kongo kugira ngo dutere imbere. Imisozi yacu irimo amabuye. Icyo dusabwa cyonyine ni ukumva agaciro kayo, tukabishyiramo imbaraga, tukagira icyerekezo kirambye, tukamenya ko tutazatwohereza amabuye atanoze ahubwo tukajya no kuyatunganya. Ndetse nk'uko nabivuze kare, tukaba twaba ihuriro ry'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace kandi atunganyije. Murakoze. Murakoze cyane. Icyiza cy'ibyo avuga, amabuye y'agaciro turamutse tuyatunganya, aho yava hose ntabwo bikwiye kuba ikibazo. Kubera ko nujya gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro, cyane cyane ibi bihugu biteye imbere, birirwa bikurikirana ku mabuye y'agaciro. Nta mabuye y'agaciro bagira ariko bayungukamo kurusha abantu bose. Bayavana hehe? Ubwo ikinyuranyo ni ukuvuga ngo amabuye yacu tuvana muri Kongo tugeraho tukayatunganya, ntihakagire asigara mu Rwanda igihe ari mu nzira azi iwacu. Nicyo biba bivuze gusa. Ariko arajya iwanyu kubera iki? Inzira yose agenda kuki hatagira ugira icyo avanaho? Ibyo biri mu yahe mategeko, biri mu yihe mico byo kuvuga ngo wowe ntuzagire icyo ukora, ibintu byose bizajya binyura hano. Hano hari inziraga, abantu barahakoresha, abo duturanye nabo. Ibice bya Kongo ntabwo byose duturanye nabo kuri Eastern Congo. Ibiva Katanga, ibiva Equateur, ibiva hehe ntabwo binyura hano, bifite indi mipaka binyuramo cyangwa se bigenda mu ndege. Ariko hano mu Eastern Congo, usibye n'amabuye n'abantu barambuka bagafata indege hano bakajya iyo bajya. Ubu se tuzabuze abanyekongo cyangwa tuzabuze abantu ngo niba mushaka kujya Dubai cyangwa niba mushaka kujya Brussels cyangwa Paris or London or Washington, ntimugafatire indege mu Rwanda? Abantu bareke kujya bavuga ubusa.